Haleluya bene data, tunejejwe n'Imana muri aka kanya kubw'imbabazi zayo Imana yatugiriye. Tunejejwe no gushima Imana kubera yuko tukiriho, si ku mbaraga zacu ahubwo ni ku mbaraga z'Imana. Kubw'abantu ho tuba twaribagiranye, hacu haba haribagiranye, ariko dushimye Imana muri aka kanya yuko itwemerera tukaba tugiye kuvugana iri jambo ryayo. Tubanze dushime Imana kubera yuko byose tubihabwa nayo. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye yuko uhinduranye ibihe ukagira neza bugacya bukira. Imbabazi zawe niziganze kandi ubuntu bwawe nibubane natwe. Turakubashye muri aya masaha, nutwemerere ukize imitima yacu kuko irwaye kubera ibyaha. Turakwinginze kugira ngo imbabazi za n'ubuntu bwawe bibane natwe, kandi udushyigikire, utubere impana kubw'imbabazi zawe. Turagushimye rero yuko ukomeje kubana natwe, ngagirira neza iki gihugu cyacu kandi ugire neza n'abahanze yacyo kubw'imbabazi zawe. Data mwiza rero, ndakwinginze kugira ngo aka kanya ubane natwe kandi udushyigikire, kandi umuriro wawe ube muri twebwe, maze amatabaza yacu ahore yaka. Turakubashye rero ngo ubane natwe, kandi iri jambo abagiye kuryumva ubashe kubaha guhinduka, kuko ugira neza bugacya bukira. Izina ryawe niriganze kandi nihabwe icyubahiro. Turagushimye, turaguhimbaje kuko ugira imbabazi n'impuhwe, ibitangaza byawe bikaba bitarondoreka. Turakubashye ngo ubane natwe no mu iteka ryose. Urakoze, amen. Hano hari ijambo ryahumetswe n'Imana. Muri ubu buzima turimo dukwiye kumenya uko tugomba gusaba kubera imbabazi z'Imana. Hari igihe tujya dusaba nawe si duhabwe kubera yuko twifuje byinshi. Reka dusome muri iki gitabo cya Salomo cy'imigani, ibice 30, umurongo waho wa 5 turageza ku murongo waho wa 9. Haranditswe ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Ntukagire icyo wongeraho ku magambo yayo, kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Umurongo wa 7 aravuga ngo nagusabye ibintu bibiri ntubinyime umwanya nyiriho. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Mu bukire cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye. Kugira ngo ndahaga nkaguhakana ni Uwiteka niki? Cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Amen, haleluya. Iri jambo ni ryiza cyane muri iyi minsi tugezemo, iminsi igoye, iminsi iruhije. Dukwiye kumenya uko tugomba gusaba, kubera yuko hari ubwo dusaba nabi tukifuza byinshi. Ariko umenye iri jambo ngo nagusabye ibintu bibiri ntubinyime umwanya nyiriho. Mu mwanya tukiriho tugomba gusaba ibintu kugira ngo duhabwe umugisha n'Uwiteka. Nkureho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Imana yamwijwe dushyigikire kandi duhana umugisha, ngo mu bukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburire ibyo kurya binkwiriye. Aleluya. Hari ubwo wahabwa ubukene ukiba ugasambana kugira ngo uronke ifunguro ryagutunga, ariko ngo mu bukene cyangwa ubukire, kuko hari n'ubwo ukira cyane ukibagirwa izina ry'Imana. Kandi birakwiye yuko dukwiye kumenya Imana yuko ariyo yabiduhaye byose, kugira ngo tujye tuyihora tuyiramya. Uri Imana iyo utayihoze uyishima ukadamarara ntabwo binezeza. Ngo kugira ngo ndahaga cyangwa ngahakana ni Uwiteka niki? Hari ubwo umuntu ahaga agahakana Uwiteka niki, akumva yuko wenda kuba yarabonye ibyo kurya bimukwiriye ari ibyo yaronse mu maboko yiwe, kandi namenye yuko Imana yo mu ijuru ariyo yagize ite, yabimuhaye. Cyangwa hano hakavuga ngo cyangwa nkaba umukene nkiba. Byaba bibabaje cyane kuba umuntu yaramenye Imana akagayisha izina ry'Imana mu buryo biba kujya kwiba, kuko iyo umuntu yibye akajya ku karubanda isi yose iramubona. Iyo bamwambitse nk'ibyo yibye
noneho yaravugaga ijambo ry'Imana, bari bazi yuko ari murokore, icyo gihe usanga nyine izina ry'Imana rigawe. Imana yo mu ijuru rero iduhane umugisha, kandi Imana idukomeze kandi dushyigikire, tubashe kumvira ijambo uko risobanutse. Imana y'amahoro rero ibahe umugisha. Shalom shalom.